Yo muri South Kivu, yo muri Kivu y'Amajyepfo aho tutagiye ngo habayo division ya kabiri. Division ya mbere ngo niyo yabaga hari ya mwarimu. Division ya mbere yasabye umusada division ya kabiri ikorera mu Majyepfo ya Kivu. Bati tumerewe nabi, batabaje noneho bateye ubwoba ntabwo tubakira. Bati numuzamuke muve muri South Kivu, uve muri Kivu y'Amajyepfo mutuzanira umusada turashize. Abo muri Kivu y'Amajyepfo muzicyo babashubije, barababwiye bati tubahaye umusada w'amasengesho iminsi 3 buri cyumweru. Bati tugiye kujya dupfukama kuwa mbere no kuwa gatatu no kuwa gatanu tubasengere. Bati no musada dushoboye kubaha ahasigaye Imana barimbe. Abo nibo bantu ngo bashaka kuzaza, ngo nibo bantu bashaka kuzaza ngo bagafata igihugu bakanesha RDF yose, bakabanza ngo bakanesha izingabo ziri aha ngaha, bakamanuka hariya Musade division bakanesha, bakajya mu second bakanesha, bakajya mu first bakanesha, bakajya muri za special forces bakanesha, ngo bagafata noneho bakongera bagakomeza umugambi wo gutsembatsemba abanyarwanda wa genocide. Ibyo mwumva byashoboka? Mwumva byashoboka? Haro abagabo bamwe mubo mwazanye twatoranyije mu bakiya cyane. Hari umukoroneri uri hariya ngira ngo murabona yambaye mukamwita konseye wa hano. Mukamwita konseye waje kureba ingabo. Ntabwo ari konseye, ni koroneri witwa Edimo, numwe mubo mwazanye. Araza kuzana basuhuza hano. Uriya mukoroneri mu 2007 yavuganye n'umunyamakuru w'umwongereza. Amubaza ati u Rwanda ko ruteye imbere, niwe wari umuvugizi wa FDLR wa Foka, niwe wari umuvugizi w'Interahamwe, niwe wari umuvugizi wabo ushinzwe kubavugira nkuko Major Jerry Rutaremera avugira RDF. Uriya mugabo baramubajije bati u Rwanda ko ruteye imbere, ko rumeze neza, politiki ko ari nziza, abaturage ko batekanye, ingabo ko zikomeye, ukaba uri muri iri shyamba ko rizagukenya, ko rizabakenya, mwatashye mugataha mu gihugu cyanyu mukafatanya n'abandi mu kucyubaka. Muzi icyo yabashubije? Yarabashubije, reka mbimuvugire kuko ashobora kugira hano ntabivuge kandi biranditse, ni ibintu byanditse. Yaravuze ati jewe ati nzasubira mu Rwanda ari uko hatakibamo umututsi n'umwe, niko yavuze, n'ubu biranditse. Ubu rero sinzi niba ahari ari uko bashize. Ntabwo nzi ko byamugenda. Ariko uwo mukoroneri ibyo ni urujijo. Muri 1994 niwe wari ushinzwe kurinda Prime Minister Agathe Uwiringiyimana. Prime Minister Agathe Uwiringiyimana yari umuhutukazi. Ibyo yamukoreye n'urupfu yamwishe ntabwo byumvikana kuko yari mu bamurindaga. Anyway, yari muri kompanya yarindaga Agathe Uwiringiyimana. Urupfu Agathe Uwiringiyimana yapfuye muraruzi, rw'agashinyaguro, bamwambisa ubusa, baramuvyora, banamuseseka n'icupa mu gitsina, bamwambika ubusa, n'umugabo we baramwica, n'abana be bamusiga mu nzu. Ntabwo Agathe Uwiringiyimana yari umututsikazi kugira ngo apfe. Ni ukuvuga ko kuri bo mu myumvire yabo no mu mitekerereze yabo n'ushuhuje umututsi aba akwiye gupfa. N'uvuza ati umututsi ntagapfe aba akwiye gupfa. Uwo niyo myumvire yabo, niko batekereza.
niyo ideology yabo, ni nabyo barwanira, ni nacyo gihugu bumva ko bazaza kubaka mu Rwanda. Hari abo bajya babeshyira ngo basizwe inyuma n'amateka, ariko basizwe inyuma n'amateka ni bariya, kuko ntabwo byumvikana ntabwo byumvikana ko umuntu yaba afite ibitekerezo biteye gutya. Nejo bundi akigera hano uriya mukoroneri numvaga ko ari byo yavugaga, ariko wenda ngira ngo nuko yari agitunguka hariya Rubavu, atarabona n'ingabo, atarabona n'igihugu ko giteye. Ariko ndagira ngo azahagarare hano abanza bacishemo amaso arebe ukuntu yari kuzabanesha. Reka haza umugabo wari kuzabanesha, maze turebe uko yari kuzabanesha. Mwamubona? Narengo uyu mukoroneri wari kuzabanesha, igira hari imbere bakurebe. Igira hari. Banza ari kucishemo amaso urebe izo ngabo foka yari kuzanesha. Ubu ariko niziraha gusa, izi nizoherejwe hari. Ntabwo tuvuze ziri hirya, ziri hino, ntituvuze ziri mu mahugurwa, ntituvuze ziri Darfur. Wazibonye? Murumvise uko mbwiye? Ngo nazibonye mu general. Bari kuzazunesha se? Ntabwo yagije na ihamye mu general. Nababonye rwose n'abaserivisi atari nawe atari na foka, ibyo byereka mbikubwira. Atari na foka, atari nawe, ari n'undi wari we wese. Simpamye ko hari uwanesha izi ngabo za radiyo. Niko mbikubwira. Ni ibintu bitashoboka. Nta muntu n'umwe jyewe nzi, nta ngabo na zimwe nzi zibaho zanesha RDF. Ni ibintu bitabaho. Batunesha bateze. Twe turabaneshwa. Ni ibintu bidashoboka. Nyirango hirya hariya no mu kapiteni. No major nkaya. No major nkakayinamo. Umajoro nkakayinamura, nkarwasanye, nkakakira, nkamutembe, karakire, Jomba, Rugambwa, Pascal. Dore mu majoro w'igikoko wari kuzabahitana ngubu. Nimwigerere. Darabo bandi n'abakapiteni no mu majoro no mu ni benshi cyane. Numva ko bakapiteni baje barenze ni bari bangahe. Numva bari muri 10 n'abandi. Wese kapiteni 10 n'abangahe barafatwa mu kwezi kumwe. Baje da chef bangahe, basereje bangahe. Batari yose gafatwa ngo buracyarwana. Ni ibintu bidashoboka. Uriya na muganga, hari muganga tutaberetse we yamaze gufatwa, muganga ariko wamenuje cyane. Ntabwo ari muganga nka Dr. Ben Karenzi.
ntabwo ari umuganga nk'uriya majoro Dr Ben Kareza, oya ni umuganga wigiye ahantu hitwa Liège muri Belgique. Tekereza kwigira Liège muri Belgique, Liège genda hazi mu Bubiligi, ukiga ukaminuza, warangiza ukajya Kibuwa, ukajya kurya amabungo, ukajya kurya amabungo, ukavuga ko uzaza gufata leta no kurwanira ingengabitekerezo. Igifaransa aradudubiza n'icyinshi, ariko icyamubayeho nuko we tutashoboye kumugeza hano. We amaze kwambuka, yambutse ageze mu Rwanda, baramubwiye batugeze mu Rwanda, arasara tumutwe ku buryo ubu ngubu ari mu bitaro. Ntabwo yabyiyumvishaga. N'abandi ni benshi cyane, ariko icyiza ni uko twabambuye abaturage benshi, abaturage barenze 6,000 bahoraga babahingira, babatekera, babacururiza, barabafashe bugwate, bakavuga ngo mu Rwanda nta muturage uhaba, ngo abaturage bafite barwanira ngo ni bariya baba muri ariya mashyamba. No gufata abaturage ukabaheza imyaka 15, abaturage b'Abanyarwanda badafite icyaha, ukabaheza mu mashyamba bagukorera uburetwa, ni icyaha gikomeye cyane bakwiye guhanira. Abana batiga, abagore bari aho ngaho mu mashyamba, hari abo twagiye tuzana n'impinja babyariye aho ngaho, abaganga bacu b'abasirikare babyaza, hatahutse ngira ngo n'impinja zirenze niba ari 3 niba ari 4 by'amahirwa, nta mwana w'umunyarwanda waguye haririya, bose baratahutse baraza. Nubwo twagiye tutiteguye kujya gutwara maternity n'ibindi, ariko nibura abo bana baraje. Abo bantu ni abanyabyaha cyane, nicyo cyonyine bagihanira. Ubu rero Colonel Edmond n'abagenzi b'ibyo bahoraga bavuga ngo barashaka imishyikirano, nuko avuye hano najyaga kumubwira mugashyikirana, akababwira ibyo ashaka mukabimuha. Ngo arashaka gushyikirana. Hariya mwavuye Kibuwa hariya mwavuye Kibuwa na Matembe na Busurungi na Ntoto na hehe, umuntu yahava akaza gufata igihugu? Cyangwa guverinoma y'u Rwanda yagenda ikajya hariya muvuye ngo ujye gushyikirana na mudacumura? Ni ibintu bishoboka? Ashyikirana se afite iki ashyira ku meza yereka Abanyarwanda cyangwa isi yose cyananiranywe gukora hano mu Rwanda ku buryo yavuga icyo ashaka? Yaza ashyikirana avuga ko gutsemba Abanyarwanda tukabyemera? Ni ibintu bidashoboka. Ni byiza rero ko akazi mwatumwe mu minsi mikeya cyane, mu minsi 20 mu mwari maze hariya, mwagakoze neza, mukagatunganya neza, nta kosa na rimwe mukoze. Turabibashimira cyane, mwakoresheje imbaraga nyinshi cyane, n'ubwitonzi bwinshi cyane. Twebwe ababazi nta nubwo tugomba kubashimira, namwe ubwanyu ntimugomba kwishima, kuko niko dukwiye kuba duteye, ahubwo tujye tureka abandi bavugishwe. Hari abanyamakuru badusabye kugenda kubakurikira, turababwira tuti twebwe ibyo dukora ntabyo duhisha. Harimo abazungu, harimo abazungukazi, hari abababonaga, abavuyeyo baje bavugishwa. Hari umuzungukazi yaje avugishwa, uramubaza akavuga ati jewe sindabona ingabo ku isi zimeze nk'izi ngabo zayo. Ati sindabona, ati sinigeze kubona barya. Ati nabonaga bagenda, nkabona bamanuka, nkabona bazamuka, nkabona bagira gute, kugenda gusa. Ati nkibaza igihe baryamira. Ati nkabona bamanuka, nkabona bazamuka, nkabona bagenda. Ati kugenda wakwibaza ko bafite za moteri mu maguru.
ati naragenze ndabakurikirana ati nituye hasi inshuro zirenze 1000 ati ariko sinananiwe ati kuko nabonaga bonyine ubwabo banteye ubwuzu na murara ati yiba isi yose yagiraga ingabo ziteye nk'izi ngizi isi yagira amahoro ubwe niko yivugiye yanavuyeyo aradusaba ati ndakwingiza ndagira ngo unshakire rendezvous n'umugabo w'ikirenga w'ingabo nyakubahwa perezida wa repubulika ati ndashaka kumubwira ikintu kimwe gusa ijambo ndi mubwire rimwe gusa nuko afite ingabo nziza zishimishije atasigaye nisubirire mu Bwongereza iyo rendezvous twarayishatse barahura baraganira aramuha ubutumwa bwe umuzungukazi yesubirira n'ubahora yandika ariko nyine tubisubiremo uko duteye nuko tumeze ukwiye kuba umurage ntabwo ari uby'uyu munsi ntabwo ari ibyejo ntabwo ari ibyejo bundi niko tuzahora ni nako dukwiye guhora igihe cyose turumvikana twaba dukorera mu miryango mpuzamahanga aho turi za Darfur abantu bavugishwa twaba dukorera mu kazi twatumiwemo nk'ako ngaka tuvuyemo hakurya mwarabibonye uko abaturage bari babishimiye abantu bavugishwa iyo niyo sura y'ingabo z'igihugu cyacu dushaka discipline n'ubushobozi tukabikomotanya byombi akaba ari byo bituranga noneho umuturage w'u Rwanda nuzamukomokaho akicara aziko igihugu cyacu kirinzwe igihe cyose kizabaho kandi kizakomeza kubaho iteka ryose turumvikana turabizi ko muri ibi byumweru 2 nkuko twabikurikiranye cyangwa se 3 kwezi mu mazi iminsi mukora kari akazi keza cyane mukeneye gushimirwa no kuruhuka ndumva ibyo ngibyo turaza kubipanga neza ntacyo twikanga bari abagabo mwasize hariya muri amashyamba hari uwakambakamba akagira hano ahubwo arakambakamba yicuma asubirayo aho mwabagejeje nibajya gukambakamba kongera kugera hano Kibumba hano Kabuhanga namwe muzaba mwaragarutse mwaravuye muri pasi kandi muzongera musubireyo bongeye kutwiyambaza muri tayari asante sana badukirireho murara yavuze ngo kubera ko yishimye cyane kubera akazi mwakoze mugakora neza nk'uko afande yahoze ababwira abahaye inka zo kurya 20 ubwo munsi rendezvous yo kuzirya twese ntawe uzahisha undi ariko afande yavuze ngo we ize ntabwo ari buzivuge nazo zizaza yazizaza ziziherekeze yazizaza ziri hejuru yazizaza ziri imbere ubwo murumva turahishuwe